Yesu nogeye baye ikaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda muri benshi ubuzima n'abantu. Ndi Bertrand Rwema nk'ibisanzwe professeur wanyu. Reka twite uyu musore Mugisha yakoraga akazi k'ubwubatsi ku ishansiye nari buvuga izina twari duturanye. Buri wa gatanu we n'inshuti ze nk'eshatu bahuriraga ku kabari ko mu mudugudu. Umunsi umwe Mugisha yaje guhitamo kunywa inzoga zisanzwe z'inkora kuko nizo zaguraga make. Yumva nta tandukaniro risanzwe uti cyambere nuko zisindisha zikajyana hayi mu mvugo z'iki gihe ndetse ngo zigatanga vibe. Inshuti ze nazo zirayoboka ziti twagiye. Ariko siko ko ibi bintu byose bisindisha birangana. Iki nicyo kibazo tugomba kwibaza. Mu minsi ishize mu Rwanda hagiye humvikana inkuru nyinshi zigiye zitandukanye z'inganda zikora inzoga z'inkorano zafunzwe. Izindi ndetse zikagenda zifatirwa ibihano bitandukanye kubera ko tubahiriza ibisabwa. Zimwe amakemikozi bakoreshaga yagendaga adahura ibyo bavuze gukora muri Rwanda FDI n'aba ari byo bakora. Harabibonamo nk'intambwe nziza yo kurengera ubuzima bw'abaturage. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane dukwiye kwibaza. Ese ikibazo kiri mu nganda gusa cyangwa hari n'ikibazo kiri mu muryango nyarwanda, mu myitwarire yacu muri rubanda? Ndi Bertrand Rwema nk'ibisanzwe professeur wanyu. Iki kiganiro n'ubuzima n'abantu. Ubuzima n'abantu ntituvuga amakuru gusa, dusesengura ubuzima. Kuki inzego zifata izi ngamba zo gufungira izo nganda zitujuje ubuziranenge? Ntego nyamukuru yaba ari ukurinda ubuzima bw'abaturage muri rubanda. Polisi y'u Rwanda nta minsi myinshi ishize itangaje ubukangurambaga bita sizo zawe zange bwo kurwanya inzoga n'ibindi biyobyabwenge bikozwe mu buryo bushobora guteza ibyago ubuzima bwa muntu. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko hagati ya Mutarama na Kamena 2026 abantu 44 bose bapfuye nyuma yo kunywa ibiyobyabwenge byongewemo uburozi, abandi bagahura n'ubuhumyi n'iyangirika ry'ingingo runaka z'umubiri. Ese gufunga inganda birahagije? Reka dutekereze neza. Nafunga uruganda ariko abantu bagikomeje gushaka za nzoga cyangwa se cya biyobyabwenge bihendutse kandi bitujuje ubuziranenge, ikibazo gishobora kugira gute gukomeza? Ibi bitwereka ko kurwanya ibyo bibazo bisaba ibirenze gufunga uruganda cyangwa se gufunga inganda. Bisaba uburere, uburezi, ubugenzuzi bwimbitse, ubukangurambaga ndetse no gufasha abaturage kumenya ingaruka z'ibyo bakora. Wakibaza ngo ese kucyara abakomeza kunywa izo nzoga z'inkorano kandi zitujuje ubuziranenge? Hari impamvu nyinshi zigiye zitandukanye. Abenshi nagiye mbaza kuko nakoze ubushakashatsi bwanjye ku giti cyanjye, bambwiye ko burya izo nzoga zihendutse ngo ziri ku giciro gito cyane, ndetse izo nzoga z'inkorano ngo ziboneka byoroshye. Ariko nza gusanga kuko hari n'abamaze kubatwa nazo n'inzoga, ndetse abenshi mu muryango nyarwanda usanga batazi neza ingaruka z'ibyo banywa. Ntabwo ibyo bisobanuye ko ari byiza, ahubwo bidufasha gusobanukirwa impamvu ikibazo kidashira. Abanyarwanda bajya baca umugani ngo ibyiza bihendwa n'ababizi. Ubundi mu busanzwe nimba mujya ku isoko ku bantu bajya kugura inyanya, hari ikintu bita inyanya z'ikimene. Mu by'ukuri inyanya ziba zamenetse cyangwa se zasahe, ariko kuba batanga nyinshi umuntu arazigura cyane. Ikintu gihendutse mu busanzwe, gihendutse bidasanzwe, umuntu akwiriye no kubaza impamvu yacyo. Muri economy, abantu bize economy na entrepreneurship, amasomo ajyanye n'ubukungu, bavuga yuko hari ikintu bita law of demand. Law of demand ivuga yuko iyo ikintu gihendutse abaguzi baba benshi, cyahenda abaguzi bakaba bake. Ese gufunga inganda zitujuje ubuziranenge cyangwa se ibisabwa ni intambwe imwe cyangwa irimo ebyiri? Iyo ni intambwe imwe, intambwe ya kabiri mu maboko yacu twebwe abanyarwanda, imbaga nyamwinshi, rubanda. Ese tuzahitamo ubuzima bwiza cyangwa tuzakomeza gushukwa n'ibintu bihendutse? Nimwe mbaza abanyarwanda. Ibyo bihendutse mu by'ukuri bishobora kudushyira mu kaga, ndetse bikomeza kudushyira mu kaga.
wibuke ko ubuzima butagira insimbura cyangwa se ubuzima budasimburwa, nta reserve y'ubuzima ibaho. Wapi, iyo bwangiritse amafaranga menshi ntashobora kubugarura. Reka ntabwo bibaho. Hari umushuti wanjye bita Ndayisaba, yari umushoferi wa moto. Ejo bundi bafunga izo nganda yaranganirije, arambwira ati ejo bundi nasomye ku kinyobwa ntibuvuge izina ariko kirazwi cyane. Arambwira ati nasomye akarahure kamwe numva nta kibazo, mfata moto ndayitwara nkajya mbonamo abantu ibikezi. Ese ikibazo ni inzoga gusa cyangwa n'imyanzuro umuntu afata buri munsi? Nakoze kuri iki kiganiro cyacu ubuzima n'abantu. Peace up, ni Bertrand Rwema, ndabakunda.